Ndabashuhuje cyane bene data nshuti zanjye kandi inshuti z'umwami Yesu, mwese abo dusangiye urugendo rugana mu bwami bw'Imana, aho muri hose nimugira amahoro. Niribanje Jean Claude ugarutse muri ya nyigisho yacu, aho turi kuvuga ubusobanuro bw'ubwenge bw'inzoka cyangwa se igisobanuro cy'ubwenge bw'inzoka, aho tukiri muri wa murongo Yesu yabwiye intumwa ze ko azitumye nk'intama hagati y'amasega, akabasaba ko bagomba kugira ubwenge nk'ubw'inzoka kandi bakaba ari nk'inuma badafite amahugu. Uyu munsi turavuga uburyo inzoka yibitseho imbaraga z'umunwa, cyangwa se uburyo ari inzobere, ari nyaryenge cyane ku gukoresha imbaraga zituruka mu kanwa kazo cyangwa se mu kanwa kayo. Inzoka cyangwa se inzoka yaba imwe yaba nyinshi ni inzoka. Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi rero dufite inyigisho ikomeye cyane, aho tugiye kugana tugiye kwerekeza ku bakozi b'Imana, abakozi b'Imana, ababwiriza butumwa bwiza cyangwa se abashumba b'amatorero. Kandi buri muntu wese wamaze kwizera Yesu Kristo akwiye kumenya ko ari umukozi w'Imana. Haleluya! Ari umubwiriza butumwa bwiza. Ukimara kwizera, ukimara kumenya Imana, ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uri umubwiriza butumwa bwiza. Nubwo mu buryo bw'amatorero bisaba kuzanyura mu nzira izi na ziriya kugira ngo ubyemererwe mu buryo busesuye, ariko ubundi umuntu wese umaze kwizera Yesu akwiye guhamya mu bandi ibyo Yesu yamukoreye. Inzoka rero zigira ubwenge kuko zikoresha akanwa kazo nk'intwaro ituma zinesha abanzi bazo. Ako ni akantu gakomeye cyane ukwiye kumenya, umukozi w'Imana, uburyo nawe akwiye kuba afite ubwenge bwo gukoresha imbaraga z'umunwa cyangwa se intwaro ikomeye y'umunwa. Akanwa k'inzoka ni intwaro ikomeye ikoreshwa kugira ngo igire ibyigeraho. Kugira ngo ibashe kugira ibyigeraho ikoresha umunwa wayo. Kandi inzoka, buriya mubona inzoka ntabwo zijya zitapfuna ibyo zahize, ntabwo zitapfuna imihigo yazo. Ibyo zahize ntizibitapfuna, zibimiriraho, zifite ubushobozi bwo kumiriraho. Zigira amenyo aba mu gice cyo hasi, ariko yorohereye cyane adashobora gukacanga ikintu. Hanyuma ayo hejuru nayo aho wakwita nko mu nkanka, naho haba andi menyo ariko adashobora gukorana n'ayo hasi, ku buryo inzoka yabasha kumira icyo yabashije guhiga. Igice cy'amenyo rero cyayo cyo hasi kiroroha cyane, urumva. Hanyuma ayo mu gihanga hejuru cyangwa se twakwita nko mu nkanka nk'uko nari mbivuze, nayo ntabwo akomera. Habayo menshi cyane ariko adakomera. Ni ukuvuga ngo rero ingingo zifite mu gice cy'inkanka zifite ubushobozi bwo kwaguka cyane igihe bibaye ngombwa ko hari icyo zifashe cyangwa zigiye kumira. Ni ukuvuga ngo inzoka zifite ubushobozi bwo kumira bunguri ibyo zahize, kabone n'ubwo byo byaba ari binini cyane, bifite umubyimba munini cyane, ndetse binasa nk'ibizirusha imbaraga. Imana itugiririza cyane. Buri mukozi w'Imana rero nkanjye, ababwiriza butumwa, abapasitori, abavuga ubutumwa bwiza, buri mukozi w'Imana afite uburyo yahawe imbaraga n'umunwa, cyangwa se afite uburyo umunwa we awukoresha mu gukora umurimo w'Imana. Ni urugingo rukora akazi kenshi cyane mu bijyanye n'umuhamagaro cyangwa se mu bijyanye no gukorera Imana. Isomye mu Baroma ibice 10 umurongo w'icyenda kugeza ku 10, hari ngo niba tuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizeza umutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza
akabarwaho gukiranirwa, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Aha hagaragaza uburyo gukizwa, definisiyo yo gukizwa ni ukwatura, kandi twatura dukoresheje umunwa. Iri tuzarigarukaho mu buryo burambuye ikindi gihe. Ndagira ngo tuza kureba uburyo bugera nko kuri burindwi. Reka dusome ijambo riri mu Migani ibice 6 umurongo wa 2. Ibice 6 umurongo wa 2, twumve icyo Imana ivuga. Niyo natwe aravuze ngo uba ufashwe n'indahiro warahiye, ukaba uboshywe n'amagambo y'ururimi rwawe. Nuvuga ngo ururimi rw'umuntu cyangwa se akanwa k'umuntu gakwiye kuba ari akanwa kagukiye kuvuga ubutumwa bwiza, gukorera Imana. Nawe izo mbaraga mu gukoresha umunwa, hari ibyo dusenya, hari ibyo dufata mpiri, hari ibyo dusa nkaho tuyongobeje mu isi y'umwuka byari bihari, tukabimira bunguri dukoresheje akanwa, cyangwa tukabisenya, cyangwa tukabitwika, cyangwa tukabikuraho mu bundi buryo dukoresheje imbaraga z'umunwa. Imbaraga z'umunwa. Imana idufashe cyane. Tubonye ko inzoka ifite ubuhanga bukomeye cyane mu buryo ikoresha umunwa wayo mu kumira ibintu nubwo byaba bikomeye bite. Ni byiza ko igihe cyose umenya ko ibiguhagaze imbere byose uko bingana, ibintu bihagaze imbere yawe ku buzima bwawe bikeneye gukurwaho n'imbaraga z'umunwa. Umunwa niwo uremesha ibiguhagaze imbere bigakomeza bikarumbarara, kandi umunwa niwo ubikuraho. Muzumva abantu bahora bashyagiriza ngo rega ngo ikigeragezo cyanjye ngo ntabwo cyoroshye, ngo rega ngo buriya ngo mfite ibibazo bikomeye, ngo mfite ibintu bikaze. Uko ukomeza kwatura ko ibintu biguhagaze imbere, ibyo urwana nabyo, ibikugerageza, ibikugoye bikomeye, uko ukoresha umunwa wawe uvuga ko bikomeye, niko birushaho gukomera mu bitekerezo byawe, niko birushaho gukomera imbere y'ubuzima bwawe, ugahora utsindwa, ugahora utagera ku ntego y'icyo wifuza kugeraho, kubera ko watsindiwe mu magambo watuje umunwa. Watsindiwe mu magambo watuje umunwa. Reka turebe ibintu 7 cyangwa se uburyo 7 wakoresha imbaraga z'umunwa wawe. Uburyo 7 wakoresha imbaraga z'umunwa wawe. Icyambere kiragira kiti agura ubushobozi bwawe mu kwatura ibyiza, cyangwa se mu kwaturira ibyiza ubuzima bwawe ndetse n'umurimo w'Imana. Ni byiza ko witoza kujya ukoresha umunwa wawe kukwiyaturira w'ibyiza. Jya watura ibyiza ku buzima bwawe. Iyi ni imbaraga ikomeye cyane, kumenya kwatura ibyiza ku buzima bwawe mu mivugire, mu miganire yawe n'abantu. Jya ukoresha umunwa wawe mu kwatura ibyiza. Atura ubutsinzi, atura kwaguka, atura kugera ku ntego y'ibyo ugambiriye, atura kunesha, atura kuzagera ku byo wifuza kugeraho. Koresha umunwa wawe mu kwatura ibyiza ku buzima bwawe ndetse no ku murimo w'Imana ukora. Mariko 11 umurongo wa 23 aravuga ngo ndabwira yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Rero iyi misozi dushingura, duterura, twimura, ntabwo iterurwa n'amaboko. Aha ni urugingo rw'umunwa. Umunwa uterura ideni, umunwa uterura ibibazo, umunwa uterura ibikugoye. Koresha umunwa wawe mu gukura imisozi irumbara imbere yawe, uyishingure, uhitaha aho itazongera kubaho mu izina rya Yesu kubwo kwizera. Ingingo ya 2 iravuga ngo agura ubushobozi bwawe mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Agura ubushobozi bwawe ukoresheje umunwa mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Buriya uko mu buryo bwo kuvuga ubutumwa hari uburyo usanga umuntu agenda aceceka, yipfobya, ariko umunwa wawe ubitsemo imbaraga zakugeza kure. Ni byiza ko witoza kwagura umurimo wawe wibwiriza ubutumwa bwiza ukoresheje umunwa wawe, udacitse intege, utanamutse. Yisonye mu rwambere rw'Abikorino 1:21 haravuga ngo kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ukwiye kwatura. Imana yafashe ibintu byayo by'ubwenge ibihisha
ubwenge bw'abisi ibihishurira ababwiriza ubutumwa bwiza basa nk'abagayitse, basa nk'abadafite ibigaragara mu buryo bw'ubushobozi bw'isi. Niyo mpamvu rero udakwiye gucika intege, ukwiye guha agaciro Imana, ukwiye guha agaciro ibyo Imana yashyize muri wowe, ntuceceke n'umunsi n'umwe, ahubwo ukajya watura ibyiza, ukabwiriza ubutumwa bwiza. Icya gatatu kiravuga ngo agura ubushobozi bwawe mu kwigisha. Ukwiye kumenya ko mu kwigisha habitsemo imbaraga, habitsemo ubushobozi. Burya iyo twigisha ijambo ry'Imana tuba dutanga imiti ikwiriye mu bwoko bw'Imana, ariko natwe tunivura. Buriya ibintu wigishije nibyo bikuviramo inkingo zikomeye zigukomereza ubugingo, bigatuma ukomera ntudigadige, ukabasha guhangana n'imigambi ya Satani hanze ahangaha. Kane, agura ibyo ubwiriza mu iteraniro usengeramo. Donc agura ibyo ubwiriza, ibintu ubwiriza, ibintu ubwira abandi, ukwiye kubyagurira aho uteranira, aho usengera. Nta mpamvu yo kugira ngo ubwirize urukundo utarufite. Nigeze kumva agakuru k'umuntu wari umwe wigisha ibyo by'urukundo, hanyuma mu iteraniro hakaba harimo umugore we kandi yari afite ikibazo cy'uko babanye nabi. Hanyuma mu bantu bahagurutse basengerwa hahagurukamo n'umugore we. Umugore we aramubwira ati, rero mukozi w'Imana, ndabona icyari kuba cyiza uko twaguma hano, kuko iyo turi hano mu rusengero bumeze neza, ariko iyo dutashye biba bibi. Ukwiye kwagurira ibyo ubwiriza mu rusengero, mu buzima bwa buri munsi, aho utuye, aho ugenda, ugasa n'ibyo uvuga, ugasa n'ibyo ubwiriza, ugasa n'ibyo wigisha. Imana idufashe. Imigani 18:20 baravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ururimi rwawe rero ukwiye kurukoresha mu buryo bwo kuzana ibyiza mu bera, kuzana ibyiza mu itorero, kuzana ibyiza muri bene so, kuzana ibyiza mu murimo w'Imana. Icya gatanu kiravuga ngo agura ubushobozi bwawe mu kugira inama abandi. Ni byiza ko ugira amagambo muri wowe yo kugira abantu inama. Navuze ngo inzoka ifite ububasha cyane mu gukoresha umunwa wawe. Rero nawe ukwiye gukoresha umunwa wawe ugira inama bene so. Buriya ni byiza ko inama ugira bene so nawe uba uzihagazemo. Ntushobora gutinyuka kugira inama umuntu yo kwihangana mu rugo rwe, nawe kwihangana utakugira. Kandi ni byiza ko umuntu ibyo yigisha, nk'uko tubivuze ku ngingo ya 4, aba asa nabyo. Zaburi 55:14 haravuga ngo twaganiraga tunezerewe, tukagendagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Ni byiza ko tuganira na bene data, abantu bose tuganira nabo bakagubwa neza kubw'ibyo tubaganiriza, kubw'ibyo tububakisha mu rugendo rwabo. Hanyuma amagambo atuvamo nk'abakozi b'Imana akaba ari ayo kugirira umumaro abubaha Imana, bakagubwa neza no kuyumva iminsi yose. Icya gatandatu kiravuze ngo agura ubushobozi bwawe mu kumvikana n'abantu. Ni byiza ko ururimi rwawe ukwiye kurukoresha mu kurema ubumwe n'ubwumvikane mu bantu. Haleluya. Imiryango yasenyutse mu itorero, muri bene so bo mugendana, amagambo akuvamo akwiye kuba ari amagambo aremesha abantu, aremesha abantu bagakomera, abantu bagashikama, abantu bakagubwa neza, ndetse abari bafite imyiryane n'amakimbirane bakaremeshwa n'amagambo aguturukamo, bakaremeshwa n'amagambo ava mu kanwa kawe. Ubwo nibwo butsinzi bwo gukoresha umunwa wawe neza. Urw'Abikorino ba kabiri 5:11 haravuga ngo nuko iyo nemeza abantu mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka, uko ndi niko bigaragarira Imana, kandi niringiye yuko ariko namwe bigaragarira imitima yanyu. Haleluya. Uyu ni Paulo wari urimo wigisha, wari umubwira Abikorino ati iyo nemeza abantu mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka, kandi aravuga ngo uko ndi niko bigaragarira Imana, ati kandi niringiye ko ariko namwe babagaragarira imitima yanyu. Ni byiza ko dusa n'ibyo tubwiriza, ni byiza ko dusa n'ibyo tubwira
tubwira abandi, ni byiza ko dusa n'ibyo tubwira abo tubwiriza, bagakomezwa n'ibyo tubabwiriza, atari uko tubibasomeye gusa, ahubwo ari nuko babitubonaho mu mibanire yacu nabo. icya karindwi kiravuga ngo agura ubushobozi bwawe mu kurema no guhanga ukoresheje umunwa wawe. Guhanga cyangwa se gushyiraho cyangwa se kurema. Ni byiza ko, haleluya, igihe uhagaze imbere y'ubwoko bw'Imana ubaremera, ukajya urema ubuzima ku barwayi, ukarema ibyiringiro mu babitaye ukoresheje umunwa. Abantu batugana mu nsengero baza bakurikiye ibyo tuza kuvuga, baba bicaye bateze amatwi ibyo twatura dukoresheje iminwa yacu, nibyo bibageraho, bikabahindukira ubuzima, batangira kwiyumvamo bakiri mu rusengero ndetse banasohotse batashye. Ubwo nibwo buzima tubaremera dukoresheje iminwa yacu. Ni byiza rero ko jyewe nawe twagura ubushobozi bwo kurema cyangwa se bwo guhanga dukoresheje iminwa yacu, dushyiraho. Haleluya, Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Ni byiza ko wigira icyo cyizere, ukumva ko Imana iguhamagaye kugira ngo ubesheho. Abakozi b'Imana babeshaho, abakozi b'Imana bararema. Hari abantu usanga baratewe n'umwuka mubi hubwo wo gusenya, wo kwangisha abantu Imana, ndetse haba hari akabazo mwagiranye, akagenda avuga ati nzamuvuma, nzamwumvisha, nzamuzengereza, jyewe mfite umwuka uvumana, jyewe uwo mvumye aba ahuye n'ibibazo. Iyo ntabwo ari imyuka ituruka ku Mana, ni imyuka y'abadayimoni, ni imyuka ya Satani. Ntabwo Imana yaba yaraguhamagaye nk'umukozi wayo ngo iguhe umwuka wo gutera abantu umwaku, ngo iguhe umwuka wo kuvuma abantu ngo bazahere iyo bari, bazangare, bazahangayike. Iyo ntabwo ari Imana yo mu ijuru. Icyakoza ntawagaya ko yaba ari Imana, kuko na Satani kuzimu bamwita Imana. Na Satani kuzimu bamwita Imana. Abavuga ko ari Imana iba yabahaye uwo mwuka, ndabagarukiye. Ntawamenya Imana iba yababwiye ibyo ngibyo, cyangwa iba yabahaye uwo mwuka uwo ari wo, iyo ariyo. Dusoma Abaheburayo 11:3 turavuze ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Ni ukuvuga ngo ijambo ryo ryaremye isi nibyo tubona byose. Niyo mpamvu nawe ukwiye gukoresha ijambo ry'Imana mu kuremera ubuzima bwiza ababana n'Imana, abasenga Imana. Haleluya, abushumbye, abuhagaze imbere, bakabeshwaho n'ibyo baturaho, bakabeshwaho n'ubuzima baremera mu izina rya Yesu. Twarimo tuvuga rero uburyo inzoka ifite imbaraga zikomeye ikoresheje umunwa wayo, ifite ubushobozi bwo kumira bunguri. Navuze ngo umukozi w'Imana wese uzanyumva amenye ko muri we harimo imbaraga zikomeye z'umunwa, zishobora kurema, zishobora gushyiraho ibitariho, zishobora gusenya, zishobora kubaka. Ni byiza ko iminwa yacu tuyikoresha ibibyubaka, ibiteza imbere umurimo w'Imana, ibiwuvana hamwe biwugeza ahandi. Imana iduhana umugisha. Umwuka usenya ntuva ku Mana, umwuka w'amacakuri ntuva ku Mana, umwuka wo gushyamiranya abantu ntuva ku Mana. Iyo ni imyuka y'abadayimoni. Itsindwe mu itorero, itsindwe mu murimo w'Imana, itsindwe mu bera. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, dushoboze kwatuza iminwa yacu tuvuga amagambo yahindura ubuzima bwacu, ndetse yahindura ubuzima bwabo tubana nabo iminsi yose. Akenshi iminwa yacu dukoresha ibidakwiriye, tukayivugisha ibidafite umumaro. Ibyo bigatuma dushobora kubaho mu buzima busubira hasi, kubera guhora twigaya, twisuzugura. Ntaho nagera, ntacyo nashobora, nzagera kuki? Jyewe rega nduyu, jye ntaho nagera, ibibazo mfite birakomeye, mfite ibigeragezo bigoye, jyewe wanjye mbona bitazoroha. Ayo magambo dukoresha iminwa yacu niyo duhindukira ubuzima tubamwo, tugahangayika. Dushoboze kumenya gukoresha amagambo yacu ava mu kanwa kacu, turema ibyiza kuri twe, abana bacu, itorero n'igihugu cyacu.